kumwe na Emma Claudine uratangira utubwira ufite imyaka ingahe? 20. Umaze igihe kingana gute ushatse? Imyaka 15. Muzi ari n'akahe gace ukunda kurusha utundi? Nkunda uduce tubiri. Nkunda muri salo, nkunda no mu cyumba cyanjye. Mu myaka hafi 15 cyangwa wenda irenga cyangwa munsi yayo uraza no kudukosora, uri umubyeyi ni iki cyakuryoheye? Kuba umubyeyi ni ibintu byiza, rimwe na rimwe bigoye kuvuga ngo icyaryoheye ni iki ngiki, ariko icyaryoheye kurusha ikindi kugeza ubu ngubu ni ukuba mfite abana bakuru. Abana banjye ni bakuru cyane, jisite umukuru azuzuza imyaka 15 muri uku kwa karindwi, hanyuma umukurikira nawe azuzuza 13 mu kwa 10. So ikintu cyaryoheye kurusha ikindi ni aho bageze ahantu ujya kubona ukabona umwana yakoze utuntu tugutunguye, cyangwa se mukicara mukaganira cyangwa kumva gukosoye akantu, donc bageze ku rugero ruryoshye ku buryo ruraryoshye. Watubwiye ko umaze imyaka 15 ushinze urugo. Muri icyo gihe cyose ni iki cyagutunguye ku buryo uvuga uti ndi umukobwa ntabwo nari nzi ko ibintu bishobora kumbaho? Nkiri umukobwa ubundi hari ikintu nifuzaga ikintu cyitwa kwigenga, kuko naravugaga mu rugo nyine iwanyu barakubwira ngo caha, barakubwira ngo igiki, ukabona ntiwisanzuye. Nifuzaga kwisanzura, rero ikintu navuga cyantunguye mu rugo, kuko nari nzi ko gushinga urugo rwanjye nyine ari nko kwisanzura nabivuga, ariko mpageze nsanga nyine uba uri kumwe n'umugabo, kandi iyo uri kumwe n'umugabo ntabwo ukora ibintu byawe wenyine, muba mugomba nyine kubiganiraho, ku buryo kugeza n'uyu munsi nshobora gusaba uruhushya rwo kujya hantu. Ibyo biri mu bintu ntari niteze, nari nzi ko nyine ubwo ngubwo ngiye kuba nyine igiye kugira urugo, nyine nkumva kugira urugo rwawe nyine ni ukuba nk'umuyobozi warwo, cyangwa se ni uku abandi ntibagirwa ko hari abandi tuzaba turufatanyije. Hanyuma umaze imyaka 40 uvutse, umaze n'imyaka 15 ushinze urugo. Muri icyo gihe cyose, muri experience wagiye ucamo, ni ikihe kintu buri muntu wese yakwigira ukavuga utanga hano ndabizi iri ni isomo nakwigisha abantu? Isomo cyane cyane abakiri bato bashaka kunyigiraho ni ukuba kumenya kuvuga no kugaragaza ibitekerezo byawe. Nshobora kubivuga ukagira ngo ni akantu koroshye, ariko buriya ku bantu banze twigana muri kaminuza cyangwa se no munsi yaho, banze nka Emma uri shy, udakunda kuvuga, utavuga cyane, ariko uyu munsi ntabwo nisanzura ku bantu ngo mbone n'ibyo kubaganiriza, ngo mbone nuko nta ibitekerezo, kubera ko nkuze gusa ku myaka, ahubwo hari etape nagezeho ndabyiga mbyishyiramo, ngashaka tips zo kugira ngo mbe umuntu ushobora gutanga ibitekerezo ahantu hose, cyane cyane mu manama, kandi amanama ateraniyemo abantu bakomeye, nkavuga ntangasi mpava ntavuze. So icyo ngicyo ntekereza ko ari ikintu abana bashobora kunyigiraho, cyane cyane kuba muri monde y'iki gihe. Uri umuntu umaze kugera ku bintu byinshi, utekereza ko abato cyane abato cyangwa se wenda n'abo mungana ari ikihe kintu, icyo twakwita mu cyongereza nka moto, icyo umuntu agenderaho kugira ngo umuntu agere ku ntego ye? Zisa n'aho ari ebyiri. Iya mbere yagiye mfasha cyane, nakuye ku muntu wakoraga muri kaminuza mu ishuri ry'itangazamakuru, ubu ngubu ntabwo akiriho, ariko ni ikintu kivuga ngo ntawe uyimumwima ahari. Ni ikintu cyamfashije cyane, kuko ni ikintu cyagiye kimfasha kuvuga ngo gushaka akazi ahandi hantu hisumbuyeho, gukora ikindi kintu cyisumbuyeho, kujya mu ma interview, kujya mu marushanwa, kujya mu biki. Iyo niyo nagize moto yanjye isumba izindi. Hanyuma nkagira n'iyindi nanone nakuye kuri papa, akunda kuvuga cyane ati bana banjye, kubaho ni ukubana. So kubaho ni ukubana, nta mugabo umwe, nta wigira. Urabanza wowe ukagira ubushake, ariko udafite abandi bantu cyangwa utazi kubana n'abantu, burya hari aho utarenga, hari tutageraho. Ari ukuri, ari n'umunezero bahitamo. Nahitamo kunezerwa, kubera ko sometimes ukuri kose ntikuvugwa. Hari n'igihe usanga n'ukuri kose udakeneye kukumenya. Kuri njyewe umunezero usumba ukuri. Ni ukuvuga ngo Denise, hari ikintu uzi kuri bumbwire kikambabaza cyane, ngo ni uko ari ukuri, vumeye kukigumana ukandika nkakomeza nkinezererwa. Umunsi waryoheye ubumeze? Umunsi waryoheye ni umunsi abana
banjye baba bahari kubera ko igihe kinini baba bari ku ishuri ariko noneho dufite n'abashyitsi dufite abashyitsi twatetse tukaganira tukabyina muri icyo gihe biba biryoshye. wakoze nagiye neza avuga iki? ntabwo nduhije cyane ariko nta nubwo noroheje ntabwo nduhije cyane kubera ko ndi umuntu urya ibintu byose ubu muri aka kanya umbajije ngo nicyo utarya byagora kukibona ariko ubundi nakundaga cyane cyane inyama n'ifiriti biba biryoshye ukuntu ni ikibazo ni hahandi uvuga ngo imyaka ngezemo n'ibiro ugatangira gushaka kugabanya amafiriti ariko iyo nasuye umuntu ndayarya. niyo mpano ikomeye wahawe n'umuntu? impano ikomeye biragoye guhita utekereza ngo impano ikomeye ni iyihe ariko ntekereza ko uyu munsi nsubije amaso inyuma nkareba impano ikomeye numva ntawe ntifatika ntabwo bifatika. ntekereza ko impano ikomeye nshobora kuba narabonye nzi ubwenge mu gihe nari nzi ubwenge ari igihe Jamali yansabaga urukundo. circonstance ubu ntabwo nazivuga ariko nkurikije uko circonstance zari zimeze icyo gihe navuga ko ari impano ikomeye yarampaye. ni ikihe kintu kidasanzwe wakoze kubera urukundo? kuri njyewe numva ibintu birangora gukarifiya ikintu nkora n'ikintu kidasanzwe so kugeza ubu ngubu nonaha ndumva nta kintu navuga kidasanzwe ubwo ngomba kugishaka nkazagikora. igihano wahawe n'umubyeyi utazibagirwa? mu buhe buryo kibabaje cyangwa tusebuye? kuba cyarakumaritse nyine ukaba wumva utazakibagirwa. hari icyo dukunda gusubiramo kenshi niyo duhuye nawe twongera twabisubiramo tugaseka atari kubera ko cyari gikakaye birashoboka ko cyari kinakakaye ariko twebwe cyaradushimishaga. hari ukuntu twakundaga gusakuza cyane mu rugo nyine twahuye turi mu biruhuko tuganira noneho nijoro mama rero ntabwo yabaga ashaka abantu basakuza nijoro. icyo gihe rero yahitaga avuga ati mwese hanze agahita adusohora ngo tujye kurara hanze noneho twagera hanze aho kugira ngo duceceke dutuze cyangwa se tugire agahinda noneho mbese yumve yuko kuko igihano yaduhaye gikomeye tugatangira gukina nka tayari kandi ari nijoro noneho yajya kumva kumva urusaku rwikubye nka gatatu umujinya ukamwica noneho agahita asa agahita mu buriri tujya tubyuka twongera tukabisubiramo tugaseka. ni kimwe mu bihano bidusetsa n'uyu munsi. hanyuma uretse kuba ukuramo ibigutunga hari ikindi kintu gituma uva mu rugo buri munsi ukavuga ngo ngiye ku kazi? yego buriya gukora akazi hari ukuntu muri wowe uba wumva nyine ufite occupation ufite ikintu ukora ugomba gukora kandi ku rundi ruhande nanone bitewe n'akazi ukora hari igihe ubona nagiye ngira amahirwe menshi yo gukora akazi kagirira sosiyete akamaro ku buryo uretse kuba havamo ibintunga no kuba ngenda ngakora akazi ariko akazi nakoze nkaba nzi yuko kazavamo inyungu runaka kuri sosiyete nyarwanda nabyo biranshimisha cyane. ukiri umwana wumva kuzaba iki? nkiri umwana ntabwo nari nzi icyo nzaba cyo ariko ntabwo nari narahakanye ko ntazaba mwarimu. icyo ngicyo cyo nicyo nari naravuze rwose numvaga ntabishaka. mama yari mwarimukazi hari ukuntu ababyeyi na papa ari muganga ariko kuba mwarimu numvaga bitarimo ntabwo nzi impamvu. n'abarimu twarabakundaga tukanabubaha cyane mu bihe byacu kandi n'uyu munsi burya umwarimu ni umuntu wubashywe cyane n'umuntu twubaha ariko numvaga rwose ntagomba kuba mwarimu. muri aka muntu amubwirwa neza uhita umbona urambona no ku isura ukabibona kubera yuko ndahinduka mpita mpinduka kandi ikibazo cyanjye ntabwo nzi kwiyumunya niba ko kwiyumanganya nshobora kwiyumanganya kugira ngo nkwereke yuko ntababaye ariko uhita ubibona ku isura biragaragara. iyo ugiye mu isoko utinda ahahirwa iki? mu isoko veseri ibyombo ni byiza ikibazo ni ukuntu bihenda ariko ahantu haba ibyombo urahagera ukongera ukazenguruka ukumva byose wabiguruka bitwara iwawe. ugiye kujya none nk'igitabo kimwe muri ibi ibitabo cyangwa filime country music cyangwa pop kurya cyangwa kunywa?
bisobanure. oya ntibisobanure. Okay, Amata cyangwa igikoma? amata, Siporo cyangwa regime? siporo, Igifaransa cyangwa icyongereza? icyongereza. Cyumva cyangwa icyongereza? Gutembera cyangwa kuryama? Gutembera. Mama cyangwa papa? Oya, icyo kintu kirakomeye. Icyo kirakomeye, ubwo byajya bigenda biterwa na circumstance. Rero tugiye gusoza tiktok yacu kuri challenge. Uratubwira amazina byibura hagati ya 5 n'10 y'abantu bakina filime mu Rwanda. Abakina filime mu Rwanda, ayo bakina bakoresha se cyangwa ayabo bwite? Shaka icy'ingenzi ni uko umuntu ari bubumve akamenya uwo uvuze. Okay. Denise. Urakopeye. Papa Sava. Seburikoko. Yewe ni umuntu Oya ntabwo ari umwe. Ni amazina abiri. Twabandera Mukarujanga, Kanyombya, ariya yitwa Gatera, Digidigi, Kibonke. Murakoze cyane, Emma tugushimiye cyane kuri kanya duhaye. Namwe murakoze cyane.